ko gutwika bizadukoraho Imana imbabarira ko byose bitewe n'urango ni Dr. M ahururanaga inkuru azihururana avuga mu buryo wumva ko ahashobora kuba harimo ikindi kintu. Nukuri ntabwo nukuri rwose mana nukuri rwose ndabinginze ntabwo nigize nangura mukobwa ndaribwa cyane ngura imiti yo hanze ihenze ngura mu mafarumasi imiti iramenda kandi bose bangemuriye harimo n'uwo mumama wo hanze mama bebe Imana ibumugisha ndarembye cyane rero nabwiraga abafana banjye ukomerewe Imana nimfashe ikankiza nzakora ikiganiro kirambuye nihabaho gutaha kandi nabwo nta kibazo mfitanye n'Imana nta n'uwo dufitanye ikibazo kuko mfite uburibwe bwinshi ndokerwa mu bitugu no mu mutwe uboneza igitambaro none ubundi gutega igitambaro kurambura amaso gutya ntabwo byankundiraga ndarembye cyane abantu bampamagaye bamfashije bansengeye Imana ibahe umugisha cano bita Aneti TV show Imana ibahe umugisha abantu bangemuriye bose nkabasha kubwuma uko nishyura imiti yo ku rugero rwanjye Dr. M yari yanjyanye kwa Nyirinkwaya mbona harahenze mbona amafaranga ni menshi ndongera ndabasaba ngo banzane muri ibi bitaro bikuru byo hafi yo mu rugo no mu rugo bangera ibabaje y'akababaro ni inkuru nakiriye mu kanya gato cyane akaturimo y'urupfu rwa Valentine Abijuru uzwi nka Dorimbogo cacaraye ku mbuga nkoranyambaga yifuriza iruhuko ridashira. This world is not our home. Dorimbogo ngo imisi amaze arwaye avuye mu mubiri nyuma yo gutazirwa gutwita kubwirwa byinshi bigiye bitandukanye nanjye byabaye bityo wabonyishe ukuntu amagambo twavuze we amuvugiyeho ko gutwika bizadukoraho Imana imbabarira ko byose bitewe n'urango ni Dr. M ahururanaga inkuru azihururana avuga mu buryo wumva ko ahashobora kuba harimo ikindi kintu natwe tukagira amakenga cyangwa tukabivugaho mu buryo tudahaye agaciro uburwayi bwe. Gusa abarokore bo bumva umuntu arwaye bakihutira kujya ngo mu masengesho gusa nibyo mpora mvuga. Erega mu minsi ishize nanjye nararozwe nuko ntabivuze kankubwiye ukuntu byagenze. Nagiye ahantu sindi buhavuge ngenda mfite agacupa k'amazi yego nari naguze kwanza kugura amazi ukuntu byagenze nari umumotari twari turi kumwe naramubwiye ntisinjya nishyura kuri telefone kandi koko singikunda kwishyura kuri telefone impamvu mbyanga iriya veni uba utanga buri munsi uza amafaranga baba bijyana ushaka gukora ekonomi
buri gihe uko ugiye guhaha ahantu badafite kode ngo telefone ngo urakoresha nimero usanga utanze hafi. Noneho muri komantere z'ikiganiro twakoze ubushize mbabwira nti biravugwa ko igihe bavugaga ngo yorohewe aribwo yarembye cyane. Haje umuntu muri komantere ahita avuga ngo ariko ngo niba ngo hari ibyo yariye ngo ubwo yabiriye ngo atarataha ubukwe. Urumva bivuga ko yarogewe mu bukwe. Ahubwo uriya muntu wanditse muri komantere yitanguranwa ngo ubwo niba yararozwe ngo yarozwe atarataha ubukwe ngo ubwo yarogewe i Kigali. Wari wabona umwana wafashwe yari gasisukari bamubaza ngo ninde wari gasisukari agahita avuga ngo ntabwo ari njyewe ni kanaka ngo mubaze niba atari kanaka. Uwo muntu waje muri komantere agahita yumvikanisha ko agomba kuba yaraririye uburozi i Kigali kubera icyo wumvise wabivuga gutyo. Abantu muri komantere nabo baransetsa. Wezaga ndetse buriya n'ukuntu ngo byagenze kusimana umukobwa n'ukuri arambabaje koko mana yanjye. Bamukoze ibiganiro wanabigarutseho mu bushize uvuga ati nukuri rwose mana nukuri rwose ndabinginze ntabwo bigize nangura umukobwa. Misi yashize nibwo yariho asezera avuga ati ubona hemukiye ubona agiye nabi n'igi video. Ndagaruka i Kigali urasa n'ubudozi ubona yamukiye kandi nitagarukayo yewe Shadisi yabyiyumvagamo. Abandi nabo muri za komantere ngo nta muntu warembye wimakiya tinawusiga inyuma yarembye kandi ahubwo ngo nukubera ko buriya burozi bwarabayobyaga umwanya umwe akamera neza undi mwanya agahita asubizwayo nyine akamanurwa. ya video iri gukomanda nijoro saa sita z'ijoro ziriya ni ntaraza we mana yanjye. N'ahantu bitereye ubwoba. Ubundi hari icyitwa uburozi hakaba n'amarozi. Nk'abakoboyi bamurozemo ngo barakomatanyije. Bafatanyije ibitamikano n'ibihuherano. Urumva? Bivugwa nyine hano ku mbuga zitandukanye. Bivugwa ko ngo no mu kumanuka ikibogora aribo bari babipanze kugira ngo abegere neza. Bamwiyegereze bagumye bashyire mu bundi bwinshi. Bagumye batongere bagumye bahamagare bagumye bamugubanure byihuse. Gusa ibi ni ibiki? za nyenyeri z'abantu. Ubundi ni ukuvuga ngo niba umaze kwamamara ntabwo urya aho ubonye hose. Urumva ko bivuga ko yagiye mu bukwe akarya akava no mu bukwe ngo hakaba n'undi muntu nawe ngo wamujyanye akajya kumugaburira nyuma y'ubukwe. Bagahagakekwa rero hagati aho ngaho nta nubwo wamenya ngo ni hehe. Niba yararogeye mu bukwe niba yararogewe nyuma y'ubukwe nabyo ntabwo wapfa kubyemeza ngo bihagarareho. Ariko urumva hari ahantu se yararwaye hari uburwayi bundi yari afite. Baramwivuganye nyine se wagira ute? Yego ko imbaraga z'umwijima zikora nyine. Heka we ntege ibintu bisa nabi we. Hano hari inkuru isobanura ubuzima bw'ingenzi bwaranze Vava kuva ava Nyamasheke aza i Kigali. Sinzi byakora ko yicishamo amaso kugira ngo tubashe kwibukiranya abadukurikiye. Vava yari muntu ki? Nyirasenge yumva abijuru Valentine ni umukobwa ukora akazi ko mu rugo muri Kigali. Agezemo vuba ariko afite impano itangaje. Yamaze kwigarurira imitima ya benshi mu bakunzi b'umuziki bitewe n'amagambo ye. Dore imbogo, dore imvubu, dore impara ari mu ndirimbo ye yananiwe kuva mu mitwe y'abantu benshi. Iyo yakozwe amaze iminsi myageze i Kigali iyo nkuru. Iyi ni inkuru yakozwe akigera i Kigali.
Nyiransengiyumva Valentine cyangwa Vava nk'uko bakunze kumwita ni umukobwa w'imyaka 24 y'amavuko wavukiye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba nk'uko abyivugira. Yakuriye mu buzima bugoye ari nabwo bwamwerekeje inzira y'i Kigali. Iyo wumvise Nyamasheke ku muntu uri i Kigali Iburasirazuba no mu majyaruguru uhita wumva ko ari ahantu kure cyane aho ndimagira uciye. Icyakora uteze indege byo birumvikana ni hafi cyane. Mu karere ka Nyamasheke niho Nsengiyumva Valentine Vava yaturutse aza muri Kigali aje kwishakishiriza ubuzima, ariko ahanini aje kureba Edouard Bamporiki wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, wari nka musaza we na cyane ko bafitanye isano ya hafi nk'uko uyu mukobwa abyivugira. Vava ageze i Kigali yahamagaye kuri telefone Edouard Bamporiki ntibyakunda ko amufatisha, gusa ntiyacika intege akomeza gushakisha aho yaba kugira ngo abe yamubona. Yaje kubona aho Bamporiki atuye ajyayo, ariko hageze abaharindira umutekano banga ko yinjira. Avuga ko nyuma yo kubona ko ubuzima bugiye kumucangira i Kigali yaje gushakisha undi mwene wabo nawe ubi Kigali witwa Maurice ukora kuri RBA, ariko ntibyakunda ko amugeraho. Yahise agana inzira yo gukora akazi ko mu rugo na cyane ko atize. Mu gukomeza gushaka ako kazi ko mu rugo nibwo yageze ku mugore witwa Mukantagara Immaculée uzwi nka Raila amwemerera akazi. Uwo mugore yamubwiye ko yabwiye umugabo we Raila ko yamuboneye umukozi. Kuntu byanditse amuhuza na Vava, barahura baraganira bamuha akazi. Valentine umukobwa wamaze kwigarurira imbuga nkoranyambaga. Raila aganira n'inyarwanda.com yavuze ko mu kiganiro cyose yagiranye na Valentine ari we Vava nta jambo yumvisemo, kuko yamubwiraga ibintu byinshi kandi bigoranye birimo ko ari mushiki wa Bamporiki ndetse ko na Maurice bafite icyo bapfana. Uyu mugore wafashe umwanzuro wo kumuha akazi avuga ko yatunguwe nuko bukeye bwaho Vava yamubwiye ko agiye kujyana indirimbo ye kuri Kiss FM. Yaramwemereye, gusa Vava agaruka yababaye cyane kuko iyo ndirimbo ngo batayikinnye, ahubwo bamusabye kuyohereza kuri email ya Kiss FM. Nyiransengiyumva Valentine wamaze kuryubaka nka Vava yabwiye inyarwanda.com ko ari umunyempano utangaje kandi ufite indirimbo nyinshi, ahubwo akaba yarabuze uko azikora muri studio kubera akazi ko mu rugo kamutwara umwanya munini ntikanamwinjirize cyane, ndetse n'ibikorwa bye muri rusange bikaba byaradindiye kubera kubura umwanya. Mu gushaka kumenya icyo Raila umukoresha wa Vava abivugaho, twamubajije icyo ateganya gukorera Vava ku buhanzi bwe. Avuga ko icyatangiye gutekerezwaho ari ukuzana undi mukozi wo mu rugo kuko bamaze kubona impano iri muri Vava, bakaba biyemeje kumushyigikira kugira ngo akore ibintu bye yisanzuye ariko n'ubundi akiba mu rugo aho. Raila aganira n'umunyamakuru w'inyarwanda.com yagize ati yego twatangiye kureba icyo twakora kugira ngo twakora ku buryo twamuzanira undi mukozi ukora ibyo yakoraga, hanyuma Vava we agakora ibijyanye n'impano ye, cyane ko kugeza ubu yamaze kumurika ndetse abantu bamaze kuyibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko Twitter na Instagram. Uyu mukobwa uzwi nka Vava ahafite izina rikomeye nyuma y'uko abakoresha uru rubuga bari guhererekanya ku bwinshi ifoto ishushanya uko mu bwonko bwabo hameze muri iyi minsi, aho bagaragaza ko nta kindi bari kwitekererezaho usibye dore imbogo, dore impara, dore imvubu. Ntabwo ifite nyirayo koko. Binibikiwe bidusugire wewe ubutumwa. Mfite ubwoba. Nanjye nuko ubutumwa nyine nabuha ibyamamare byose n'abandi bantu bagende gake uburozi burahari kandi buririra. We kwishinga ngo uyu muntu ni inshuti yanjye, we kuvuga ngo abangaba ndabizeye ngo ni abavandimwe banjye ngo ntacyo bantwara, we kwizera, mbese we kwizera kuko ubu ngubu umuntu arakurangiza mu buryo bworoshye cyane.